buheza bamwe bituma bikenesha igihugu, kubera yuko abayize bari bakeya. Icyo gihe babonaga kwiga ko icyo umuntu yize bizatuma akorera leta. Kwiga babonaga yuko uwize wese agomba gukorera leta, kandi nk'uko mubizi ntabwo ari ngombwa ngo umuntu wize akorere leta, ashobora no kwikorera, ashobora no guhanga ibintu. Niyo mpamvu siyansi yagize uruhare mu bihugu byinshi byakuze, ariko hano ntabwo twashyize ingufu muri siyansi n'uburezi, ndetse turavangura. Ikindi kijyanye na za institution cyangwa inzego, ugasanga katuvuge nk'urwego rushinga amategeko cyangwa inteko ishinga amategeko, ugasanga ikoza amategeko avangura abanyarwanda. Iyo bavanguye rero kandi abaturage bose ari umutungo w'igihugu, urwo rwego rutuma abaturage bakena, rutuma igihugu gikena, kubera yuko amaboko menshi, iyo uvanguye bamwe ukorerwa n'amaboko makeya. Turebe politike y'ubucuruzi. Iyo ugiye kureba politike y'ubucuruzi, ndetse nayo navuga yuko yatumye u Rwanda rukena ku gihe cya Kayibanda. Kubera iki? Ahanini byoherezwa mu mahanga. Kayibanda amaze kujyaho, ntabwo yashyizeho politike yo kubyagura ngo abikure ku byo abakoloni bajyanaga hanze, kuko ahanini abakoloni bajyanaga hanze ikawa n'icyayi ndetse n'andi mabuye y'agaciro. Ntabwo leta yafunguye igihugu ngo ni urugero ngo ihamagare abashoramari baze gushora imari mu Rwanda, ndetse ngo yagure ibihingwa biba ari byinshi bijyanwa mu mahanga, ahubwo yakomeje guteza imbere iyo ekonomi ishingiye ahanini ku buhinzi, kandi ubuhinzi nabwo bukoresheje gakondo, nk'uko nanone twakoraga, nk'uko abanyarwanda babagaho mu gihe cya cyami. Mu gihe cya cyami bakoreshaga isuka, no mu gihe cya Kayibanda bakomeza bakoresha isuka. Ibyo rero bituma ibyo tujyana mu mahanga biguma kuba bikeya, kandi ibyo dukuraho bigenda biba byinshi, bityo ntibyatuma igihugu gikira. Ndetse na politike y'inganda ntabwo yigeze ayishyiraho, kuko urabizi yuko kugira ngo igihugu gikire, abenshi ahanini nuko baba bakora mu nganda cyangwa muri serivisi. Mu Rwanda abantu benshi bagumye, abaturage bakomeje gukora mu buhinzi kandi bakoresheje isuka. Yagiye kuvaho 90% barenga bakibeshwaho n'isuka, ndetse batangira habagaho no gusingiza guhinga ukoresheje isuka. Ibyo ngibyo rero bituma abanyarwanda badakira, kubera yuko ntabwo bashyizeho politike yo gucuruza n'amahanga ngo ikure. Ntibashyizeho politike ituma inganda zikura, ahubwo twagumanye ibyo twari dufite. Ikindi cyatumye leta ya Kayibanda idatuma abanyarwanda bakira, nuko ntekereza yuko urebye ibyo Kayibanda nka perezida yemeraga n'ibyo yakoze, usanga ahubwo yaribanze ku gutuma abanyapolitike bari bafashe leta, aho kugira ngo bagure ubukungu n'ukuntu abanyarwanda bakira. Benshi bagiye mu kazi gatandukanye bagiye bahanga, ahubwo bagabanye ibyari bihari, aho kugira ngo bagure ekonomi, bagabanye ibyari bihari. Niyo mpamvu ingufu bazishyize ku myanya itangwa na leta. Usanga kuba minisitiri babigize ikintu gikomeye, kandi bakavuga bati kuba minisitiri ugomba kuba ukomoka muri aka karere, ugomba kuba ufite ubwoko ubu n'ubu,
umuntu ntibamuha akazi gusa ko agashoboye, ntabe minisitiri ko agashoboye, ahubwo ko ava mu bwoko runaka. Niyo mpamvu aho niho hanakomoka imitekerereze y'uko ubukire n'imibereho myiza bikomoka kuri leta. Ni naho hakomoka ya mitekerereze y'uko leta ari umubyeyi. Kandi ubundi bihugu bikura iyo abaturage n'abayobozi bemera yuko kugira ngo igihugu gikire, ubukire buturuka ku muturage, ku mwenegihugu, ntabwo buturuka muri leta. Muranabizi yuko leta ukuyeho yuko ubundi ifasha kugira ngo yenda habeho umutekano, ibikorwa remezo, amashuri n'ubuvuzi, iyo umwaka urangiye ntacyo leta iba yinjije yajyana ku isoko. Yego ikora ibintu byiza bituma abaturage biga, tugira imihanda, ariko ntabwo ari ibintu ijyana ku isoko, kandi igihugu gikira iyo ibyo bajyana ku isoko byabaye byinshi. Ibyo rero byanatumye abaturage bagira imyumvire n'imitekerereze y'uko buri muntu ushaka gukira, niba wize ugomba kujya muri leta, kandi ubundi ubukire ntabwo buturuka muri leta, ubukire buturuka mu gukora, mu kwikorera. Niba uri umuhinzi ugahinga ibintu byinshi ukabijyana ku isoko, niba uri umucuruzi ugacuruza ugatuma ubona inyungu zitandukanye, ubucuruzi bwawe bugakura, cyangwa niba uri umunyenganda ukora ibintu ukabikora ukabijyana ku isoko, niho ubukire buturuka. Niba warize ugakoresha umutwe wawe bigatuma ukira. Iyo mitekerereze yo gutekereza ko leta ari ikiza abantu ni ikibazo gikomeye, kuko n'ubu ngubu kiracyahari. Nkibaza rero yuko ahanini impamvu leta ya Kayibanda itatumye u Rwanda rukira ni imyumvire, ni ideology yo gutekereza yuko u Rwanda atari urw'abanyarwanda bose, kavangura bamwe, ntibashyireho amahirwe angana ku banyarwanda bose, ntibashyireho uburezi na siyanse aho bigisha umunyarwanda kugira gucura ibintu no gukora ibintu, politike idatuma abanyarwanda bagirana icyizere n'abanyapolitike, bafatana nk'abenegihugu, ahubwo bakagenda bahemukirana. Niba uri kuko urabizi yuko Kayibanda yafashe ubutegetsi hari amashyaka atandukanye, ariko murabizi abayoboke b'ayandi mashyaka n'abayobozi b'amashyaka atandukanye harimo za Prosoma na Runari, abatarishwe barahunze. Kandi ibyo ngibyo nk'uko mubizi, no muri 73 Kayibanda avuyeho na Habyarimana nibyo yakoreye Kayibanda, Emere Ndayikuraho. Ibyo bintu rero byo guhemukirana hagati y'abanyapolitike ubwabo nabyo byatumye u Rwanda rukira. N'ibintu byo guhemukira abaturage bigizwayo, badahabwa amahirwe angana, byatumye u Rwanda rudakira. Ndetse n'ibintu byo kudafungura igihugu ngo utangire gushaka ubukire ukoresheje umuturage n'ukuntu atekereza, ukoresheje ubucuruzi, nabyo birakenesha igihugu. Ndetse n'ibyo kudafasha abanyarwanda kwibona nk'abenegihugu bose, byatumye abanyarwanda badashyira hamwe. Ndetse kantanga urugero aho ngaho, ugiye kureba mu gihe Kayibanda we yumvaga yuko politike nziza ari yo kuvangura abanyarwanda, bavuga yuko bamwe atari abanyarwanda, Abatutsi atari abanyarwanda. Hano muri Tanzania hari amoko atandukanye menshi. Nyerere yari arimo kwigisha abenegihugu ati nubwo dukomoka mu bwoko butandukanye bwinshi, nubwo tuvuga indimi zitandukanye, ariko kugira ngo igihugu cyacu gikire tugomba gushyira hamwe, aho kugira kwibonamo ubwoko tukibona nk'abenegihugu. Ateza imbere ikintu bita Umutanzania, kuba Umutanzania. Kimwe mu mpamvu Tanzania
ari kimwe mu gihugu muri aka karere kitaragira intambara, nuko buri munyatanzania yibona nk'umuturage w'icyo gihugu. Nkibaza rero ko kuba Kayibanda atarafashije abanyarwanda gushyira hamwe ngo bibone nk'abenegihugu byose nabyo byarakenesheje u Rwanda, kandi baranabizi. Kimwe mu bibazo n'ubu ngubu tugifite n'ibyo bintu by'amoko, kandi murabizi ukuyeho nta muntu wari wakira kubera yuko avuga ko afite ubu bwoko cyangwa ubundi bwoko. Umuntu akira ari uko yakoze ari muri leta mu gihugu aho afite uburenganzira, afite amahirwe angana n'abandi baturage. Iyo rero uvanguye igihugu kivangura cyose, ukwiye gituma n'igihugu gishobora kugira intambara, ahubwo gituma n'abaturage badakora ibyo bakabaye bakora kugira ngo bakire. Nshobora no gutanga urundi rugero. Mu gihe Perezida Kayibanda yibandaga mu kuvangura abanyarwanda, mu kutabashyiramo, kutabaha uburezi kuri bose ndetse bushingiye kuri siyanse. Muzi yuko muri Amerika Perezida John Kennedy muri 1961 yatanze ikiganiro aravuga ati, yewe ubu ngubu ndashaka ko dushyira umunyamerika ku kwezi. Icyo gihe baramuseka bati, icyo gitekerezo cyawe urabona gishoboka? Naha ngaha ibyo ku isi ntabwo turabimetiriza. Wowe uravuga ngo urajyana abanyamerika ngo bazajya ku kwezi, ariko nk'uko tubizi ubu ngubu kujya ku kwezi ntabwo bikiri inkuru. Ibihugu byinshi bimaze kujyayo. Icyo nshaka kwerekana aho ngaho ni imyumvire y'abayobozi n'ibitekerezo byabo ko bishobora gutuma igihugu gikira ikindi kigakena. Niyo mpamvu usanga nk'uyu munsi hari ibihugu byateye imbere bikora inkingo zitandukanye nk'urukingo rwa COVID, ariko u Rwanda n'ubu ngubu ntabwo rushobora no gukora n'urushinge. Ni ukubera rero ukuntu abayobozi kuva icyo gihe babonaga umuturage nk'aho agomba kubeshwaho na leta. Icyanyuma nshaka kwibandaho ku gihe cya Kayibanda, ni muri icyo gihe twatangiye kwimakaza politike yo gusaba amahanga. Ibi ngibi byo ni naho twatangiye politike yo kubona ngo abagira neza. Muzi ko mu Rwanda hari ibintu byo bavuga ngo abagira neza. Niba se hari abagira neza kandi ubwo baba bavuga abazungu, noneho abanyarwanda ni abagira gute? Murabizi ko u Rwanda ubu ngubu ahanini ruterwa inkunga n'ibihugu bitandukanye, kandi iyo politike yo gusaba amahanga yatangiye icyo gihe. Ikibazo kiri muri iyo politike yo gusaba nuko iyo umenyereye gusaba abandi bakaba aribo bakubeshaho, ntabwo ushyiraho ingamba zo kugira ngo wowe wibesheho. Ikibazo rero kiri mu gusaba muri ziriya nkunga nuko zituma abanyarwanda mu mitekerereze yacu tutishyiramo ibintu byo kwikiza, tukumva ko gukira iyo udakijijwe na leta uzakizwa n'amahanga, uzakizwa wahawe impano cyangwa amafaranga n'abazungu. Nibyo bita abongereza babyita, mu cyongereza babyita dependence, kubeshwaho n'amahanga. Muri make rero icyo naba ku ngoma ya Kayibanda, impamvu itafashije u Rwanda gukira n'abanyarwanda gukira, ni imitekerereze, ni ideology itabona abanyarwanda bose nk'abenegihugu. Iyo ideology ituma hajyaho amategeko avangura, ituma hajyaho ubucuruzi, aho abacuruzi bagomba kuba bari muri MDR bashyigikiye leta, kuvanga politike n'ubucuruzi aho kubureka ngo bukore, gutuma hatajyaho inzego zitavangura nk'uburezi. Ibyo ngibyo byatumye u Rwanda rudakira ku gihe cya Kayibanda, ruguma ari urukene nk'uko n'ubundi rwari rumeze mu gihe cya cyane. Nyuma y'aho ngaho muri 73 muzi yuko General Major Juvenal Habyarimana yakoze coup d'etat akuraho Kayibanda. Icyo gikorwa nubwo cyari kinyuranyije n'amategeko,
kubera yuko politike ya Kayibanda nkuko nayivuze ahanini yakeneshaga abanyarwanda ikabavangura. Wavuga yuko icyo gihe twabyita nk'amahirwe abayobozi bari bafite yo kugira ngo ibintu bihinduke. Politike yakeneshaga abanyarwanda, politike yavanguraga abanyarwanda, politike yatumaga abantu benshi batiga, politike itatezaga imbere siyansi n'ubumenyi, politike itatumaga hajyaho amategeko atuma ubucuruzi buri mucuruzi akora atavanguwe ihinduke. Ntabwo byahindutse. Ugiye kubireba mu burezi politike y'ivangura yarakomeje, mu bucuruzi ndetse usanga gucuruza no kugira ngo uruganda rwawe rukore waragombaga kuba abanyapolitike bakwibonamo iryo vanga hagati y'ubucuruzi no gukora inganda na politike. Kuvanga politike n'ubucuruzi nabyo bituma igihugu gikena, kuko nkuko mubizi n'ubu ngubu ubuyobozi bwa Habyarimana amaze kuvaho n'ubucuruzi n'abanyenganda benshi n'abacuruzi nabo bagize ibibazo. Reba nka Kabuga yaracuruzaga ariko yabeshwagaho n'amasoko ya leta hanini. Ibyo byo kuvanga ubucuruzi nabyo byatumye igihugu gikena. Cyangwa urebe nka institution nk'inteko ishinga amategeko ndetse bayitaga sende, inteko ishinzwe ibintu by'iterambere, ariko ugiye kureba abajyagamo naho harimo ivangura ku bantu bagomba kujya muri urwo rwego. Ariko n'amategeko yakorwaga wasangaga nanone avangura. Iyo uvanguye, iyo ushyizeho institution zivangura no mu burezi babyitaga iringaniza. Kandi nibutse yuko abanyarwanda bose bagomba gukorera u Rwanda. Igihugu gikira iyo abenegihugu bose bakoreye icyo gihugu. Iyo rero bavanguye ukigisha ab'iwanyu cyangwa abo mufitanye ubwoko bumwe, bituma igihugu gikena kubera yuko amaboko ubucyambuye amaboko. N'ubucuruzi nabwo ntabwo bwahindutse. Twakomeje twohereza ibintu bidahenze hanze nk'uko n'abakoloni babikoraga. Ikawa tukayohereza uko twakayikuye mu murima, icyayi nanone nuko tukabona makeya, kandi iyo yaza hano babigarura hano, ikawa bayigarura hano, icyayi bakigarura hano, ugasanga gifite igiciro kiri hejuru kubera ko twabyohereje nta valeur yindi twongeyemo. Ndetse nta nubwo igihugu cyagutse ngo dushyire ingufu mu kujyana hanze ibindi bihingwa byinshi, kuko iyo bigenda gutyo nibaza yuko igihugu cyari gukira. Ndetse n'iriya politike yo gusaba amahanga muzi ko yakomeje ndetse iraniyongera. Ndetse muri za 80 kubera yuko ibicuruzwa nk'ikawa n'icyayi ku isoko mpuzamahanga biguye, u Rwanda rwagize ibibazo. N'inkunga z'amahanga zigabanutse muri icyo gihe, uzi ko u Rwanda rwagize ibibazo. Kandi n'imibanire y'abaturage, nubwo imibanire y'abaturage yabaye myiza kurusha ku gihe cya Kayibanda, ariko politike yagumye ivangura. Iyo uvanguye rero bituma habaho abaturage batishimye. Ibyo nabyo bikenesha igihugu kubera yuko ukuntu umuntu ameze, ukuntu umuntu atekereza, kugira ngo atekereze ibintu byubaka agomba kuba ahantu aho by'Abongereza bita afite a peaceful settled mind. Ari ahantu aho ibintu byose umutima utekanye, umutima uri mu gitereko, ndetse atavangurwa
icyanyuma uko politike y'amashuri ariko na politike yo kugira y'akazi. Politike y'akazi nayo ntabwo yashyizwemo ingufu. No ku gihe cya Habyarimana wasangaga abantu biga kugira ngo bazakorere leta. Niyo mpamvu abantu bigaga muri kaminuza bajyaga muri kaminuza bari bakeya, kuko babonaga yuko kugira ngo umuntu yiga kugira ngo azakorere leta. Ndetse iyo usomye ibitabo bitandukanye barakubwira bati leta yaravuga ati kubera ko tudafite akazi kenshi tuzabaha, abantu bagomba bajya muri kaminuza bagomba kuba ari bakeya. Ibyo ngibyo nabyo birakenesha, kubera ntabwo umuntu yiga gusa ngo akorere leta. Umuntu yiga, ndavuga mu burezi bugezweho, umuntu yiga kugira ngo avumbure ibintu. Umuntu yiga kugira ngo atume igihugu gikira. Umuntu yiga kugira ngo niba ari ibintu bijyanye n'uburwayi avumbure inkingo, avumbure imiti. Umuntu yiga kugira ngo niba ari ibijyanye na tekinoloji akora ibintu bijyanye na tekinoloji bituma igihugu gikira. Nkibaza rero ko ku gihe cya Habyarimana ntabwo ibyo ngibyo byashyizwemo ingufu, ndetse n'inganda ntizashyizwemo ingufu kugira ngo abantu bo hanze, abashoramari bo hanze benshi bahamagarwe bazwe mu gihugu. Ikonomi yagumye, u Rwanda rwakomeje kuba nk'akarwa k'abanyarwanda gusa, kandi nabo bavangurwa, bituma igihugu ahanini gikena. Ibyo ngibyo kandi murabizi yuko iyo politike yo kuvangura, iyo politike yo kutabona abanyarwanda bose nk'aho ari abenegihugu, muzi ko yatugejeje kuri 94, yatugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma rero ya jenoside ikonomi yari yaraguye kubera ko igihugu cyasahuwe. FPR ifata ubutegetsi ijyaho ku itariki 19 z'ukwa karindwi 1994. Nyuma yaho iza gukora isesengura. Bakora isesengura, baravuga bati hakorwa iki kugira ngo amacakubiri yatsindwe, hakorwa iki kugira ngo abanyarwanda bose bibone nk'abenegihugu, hakorwa iki kugira ngo igihugu gisubirane ubuzima busanzwe, gitere imbere. Muzi yuko hagati ya 1998 n'99 habaye ibiganiro mu Rugwiro byahuje abantu batandukanye. Kimwe mu bintu baganiriyeho ni ikibazo cy'ubukungu n'impamvu u Rwanda rugikennye n'ukuntu rwakira. Ndetse iyo usomye usanga bavuga yuko icyo kiganiro cyatanzwe, iryo sesengura ry'ukuntu ubukungu bw'u Rwanda bumeze cyatanzwe na Dr. Donat Kaberuka. Yerekana ikibazo cy'ubukungu, yerekana yuko ibibazo bikomereye ubukungu bw'u Rwanda ari uko u Rwanda ari rutoya, ari uko u Rwanda rudafite icyambu, rudafite imbibi zacyo z'u Rwanda zidafata ku mazi. Yerekana yuko kubera kudashyira ingufu mu burezi ndetse n'ingaruka za jenoside, u Rwanda rudafite abahanga batandukanye mu nzego zitandukanye, ibyo bitse human capacity nayo ko iri hasi. Yerekana yuko hari ibibazo bijyanye no kuba nta muco w'inganda ndetse n'umuco w'ubucuruzi, na ekonomi isa nk'akarwa kubera yuko itari connecte ni ekonomi y'isi. Aho ngaho niho havuye ibyo biganiro, nibyo byavuyemo. Iyo usomye bikwereka yuko byavuyemo icyerekezo 2020. Icyo cyerekezo 2020 gishingiye ku ngingo 6, ariko ku bijyanye na ekonomi, ku bijyanye n'ukuntu u Rwanda rwakira. Ivuga yuko ishaka kugira ngo u Rwanda rube igihugu aho ubukungu bushingiye ku bumenyi, cyo bita knowledge economy. Ndetse ngo byari kuba byarageze mu 2020
u Rwanda ruri mu bihugu bifite ubukungu buciriritse, ibyo bita middle income country. Ariko nk'uko mubizi ubu ngubu hari umwaka 2020 wararangiye, izo ntego ntabwo zagezweho. Ntabwo u Rwanda economy yacu ubu ntabwo ishingiye ku bumenyi, kuri knowledge. Yego hari bamwe bahembwa bakora ibintu kubera ko babyize gukoresha umutwe, kuko knowledge economy bivuze abantu benshi mu gihugu, abanyarwanda benshi babeshwaho n'umutwe no kuba barize ibyo bize bakaba ari byo bakora bikabazanira ubukire. Ubu ngubu usanga abanyarwanda benshi baracyari mu buhinzi, 90% irenga y'abanyarwanda baracyabeshwaho n'ubuhinzi, ntabwo babeshwaho n'ibyo bize. Urabona ko iyo ntego itagezweho. No kuvuga n'intego yo ko u Rwanda rugira economy iri mu ziciriritse, ni ukuvuga nibura umunyarwanda afite amadolari, abona amadolari, ibyo bita per capita income, nibura amafaranga buri munyarwanda abona ku mwaka nibura ari amadolari 1,300. Urabona ko iyo ntego nayo itaragezweho. N'ubukene nk'uko mubizi, mbere ya COVID-19, nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe muri raporo yagaragajwe mu 2011 yagaragaje yuko ubukene bwari bwagabanutseho, ndetse bugeze kuri 30, abakene bari kuri 39%. Ariko ubu ngubu kubera covid, amaraporo atandukanye atubwira yuko uyu mwaka wonyine hatagize igikorwa, abanyarwanda ibice 5.1 bazajya mu bukene, no kuvuga abanyarwanda 550. No kuvuga ko ubukene bwariyongereye. Icyo navuga nuko hagati ya 1995 nyuma y'umwaka umwe jenoside irangiye n'imyaka 10 nyuma yaho ngaho, ubukungu bwagiye butera imbere kubera ingamba zagiye zifatwa, ndetse usanga economy yarakuze hagati ya 6 n'10% mu myaka 10 ishize. Ariko iyo ugiye gusesengura uko ibintu bimeze ubu, ukareba naho ubukungu buhagaze, usanga abanyarwanda benshi bakennye, usanga hari akarengane, ndetse ibyo bintu nanabyandikiye Perezida wa Repubulika mwereka akarengane kariho, akarengane kajyanye n'ubutaka, imisoro, ndetse n'imisoro ku butaka, imisoro iri hejuru, ubukene bugenda bwiyongera cyane cyane mu mijyi, aho 60% b'abantu baba mu mijyi muri iki gihembo cya covid batashoboraga no kubona icyo barya, badashobora no gusubiza abana babo ku ishuri, badashobora no kwishyura inzu, ndetse ugasanga n'ubucuruzi, cyane cyane ubucuruzi bumwe buciriritse, ibyo bita informal sector, hafi ntabwo bukibaho, kandi benshi b'abacuruzi niho ubasanga. Ndetse n'inganda ari n'abacuruza, nubwo RDB igaragaza yuko abaza kwiyandikisha ngo batangire ubucuruzi ari benshi, abashyira mu bikorwa ubwo bucuruzi bagakomeza bacuruza ni bakeya. Navuga rero yuko nubwo mu buryo bw'amategeko dufite, leta iyobowe na FPR yashyizeho amategeko avuga ko abanyarwanda bose bareshya, ndetse igashyiraho n'ingamba z'ukuntu igihugu cyakira, ari iyo viziyo 2020, icyerekezo 2020, ari ubu ngubu viziyo 2050, cyangwa kiriya cyerekezo, iriya plan ya 2035, ibyanditsemo ari byiza,
uyu munsi u Rwanda ruracyari mu bihugu bikennye, ndetse ejo bundi u Rwanda rwashyizwe mu bihugu bimwe bababarira muri iki cya covid kuba babahaye igihe nibura imyaka 2 kutishyura inguzanyo imyenda dufitiye amahanga. Urebye inguzanyo zariyongereye, ubu ngubu zihagaze kuri 66%. Nkibaza rero yuko ugiye kureba ingamba zanditse n'ingamba ukuntu zashyizwe mu bikorwa, ntabwo izo ngamba zatumye u Rwanda tuva mu bukene ngo tujye mu bukire nk'uko byari biteganyijwe. Kandi ugiye gukora isesengura usanga impamvu zibitera nanone zitandukanye, zimwe zinakomoka mu mateka yacu. Kantanga urugero, nk'ubu ngubu ugiye kureba ukuntu economy yubatse, yubakiye kuri leta, ndetse Banki Mondiale na IMF bavuga yuko impamvu u Rwanda rwagiye rutera imbere ahanini, iryo terambere ni iterambere rishorwamo amafaranga na leta mu mishinga minini, katuvuge nk'amahoteli, inyubako nini ndende, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Iyo economy rero ishorwamo imari na leta ni ishingiye ku mitekerereze y'uko kugira ngo igihugu gikire ahanini kigomba abanyapolitike aribo bagomba gutuma abaturage bakira. Mu Cyongereza bayita bottom up economics cyangwa strategy. Iterambere rigaturuka hejuru mu bayobozi rikaza rikagera mu baturage. Ibyo ngibyo nubwo iyo mishinga minini ari myiza mu gihe kirambye, ari imishinga myiza, usanga idatuma abaturage benshi babona akazi. Ubu ngubu ugiye kureba usanga ndetse n'amaraporo muri iki gihe cya covid yerekana yuko hari abaturage benshi barangiza amashuri bakabura akazi. Usanga hari abaturage benshi bakoraga ubucuruzi buciriritse batakiri mu kazi. Usanga nk'uko byari bimeze na mbere, ubucuruzi bushingiye ku gufashwa na leta. Usanga abacuruzi bakomeye uyu munsi ni abacuruzi bashyigikirwa